kikije Yezu muri mu mwanya ukomeye mwisabira munasabira abo mwaragijwe, ndavuga bavukiye mu muryango wanyu, tunazirikana abagenda mu muryango wanyu nk'abashyitsi barimo abemera n'abatemera, munazirikana ko hashobora kuza no muri babandi baba expert bagendereye gusenya imiryango. Abo bose dusabe Yezu kugira ngo atwambike imbaraga ze kandi aduhe ingabire y'ubushishozi, tumenye igikwiye, tumenye ikinogeye Imana. Abasigaye namwe muhaguruke mwigire hejuru kugira ngo muramburire ibiganza, turambure ibiganza kuri aba babyeyi, kuri iyi miryango, kugira ngo yego hari abakiri mu nzira mbona kugera hano bitoroshye, ariko aho mugeze namwe muze gupfukama, aho mugeze Roho Mutagatifu arabasanga. Mana Roho Mutagatifu, turagutumiye kugira ngo uyu munsi ugenderere ingo zose z'abashakanye, ari abari hano ari n'abatari hano. Mana Roho Mutagatifu, ngwino uvugurure ingabire y'ububyeyi muri bo, nk'uko Imana Data yashatse kuvugurura ububyeyi mu baje bose uyu munsi biteguye gusenderezwa, ari abari hano muri iki kibaya n'abakurikiranye ibiri kubera hano bose. Vugurura ingabire y'ububyeyi muri bo kugira ngo umugabo agire umwanya we nk'umugabo, nk'umutware w'urugo, kugira ngo agire igitsure n'ubujyanama, kugira ngo ashobore kubahisha urugo rwe, kugira ngo ashobore kurubera umurinzi, ashobore kurubera kandi umutwe utekereza hamwe na mugenzi we, bagaha icyerekezo ushaka wowe Mana. Mana Roho Mutagatifu, ngwino uze mu babyeyi kugira ngo umugore nk'umutima w'urugo umubuganizemo ingabire zose zikwiye, kugira ngo abe igicumbi cy'amarangamutima akwiye, kugira ngo abashe gutanga uburere bukwiye, kugira ngo abashe kugira ibanga ry'umuryango, ibanga ry'abagenda mu muryango, ariko cyane cyane ibanga rya buri mwana mu wabahaye. Mana Roho Mutagatifu, tugutuye ingo zitigeze zigira amahirwe yo kubona urubyaro kuri uyu munsi, kugira ngo uyu munsi Mana Roho Mutagatifu mu ngabire utange ingabire y'ibyishimo byo kubyara, kugira ngo winjire mu buzima bwabo maze utange ubuzima, kugira ngo niba bihuje no gushaka kw'Imana uyu munsi batahane ibyishimo byo gusama, maze mu mwaka utaha nk'iki gihe tuzafatanye nabo gusingiza Imana. Tugutuye imiryango ifite abana batandukanye bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Hari abana bageze mu irera rigoye, cyane cyane abasore, inkumi n'urubyiruko batwarwa n'imihengeri y'ubu buzima. Ababyeyi bararabarira ndetse buri munsi bakaza kugutakambira. Mana Roho Mutagatifu, ngwino uhe ingabire zinyuranye abo babyeyi kugira ngo babashe kwiyumanganya ibyo byose, ariko nk'uko Mutagatifu Monika yasabiye imyaka 25 Augustine kugira ngo yahinduka akaba intumwa ikomeye ndetse akaba n'umwarimu wa Kiliziya. Abo babyeyi ubahe ingabire yo kwihangana, ubahe ingabire yo kumenya kwiyumanganya no gusaba buri munsi ibihuje no gushaka kw'Imana. Iha ababyeyi bari aha ngaha ndetse n'abo baje bahetse kwakira ugushaka kw'Imana, cyane cyane bahe ingabire yo gutega amatwi kugira ngo bumve icyo ushaka kubabwira muri iki gihe, kugira ngo bamenye icyerekezo cy'umuryango muri iki gihe, kugira ngo ukureho ibyonnyi byugarije umuryango muri iki gihe. Muri byo hari za gatanya ziravuza ubuhuha, nyamara kandi waravuze ngo icyo Imana yafatanyije nta wagitandukanya. Ngwino rero wunge usane uvugurure, uhe gutoha ingo zari zimeze nk'izumiranye, kugira ngo urukundo rwongere rusubirane, kugira ngo ubumwe busubirane hagati y'ababyeyi,
babana, ndetse n'abari bafite imigambi cyangwa se bari mu nzira yo gutandukana, uze ubahuze ubunge bamere nk'umugozi w'imigozi itatu umuntu atabasha guca uko abonye kose. Ngwino rero ubahe kongera kwiyunga. Hari ababana batarasezeranye, kugira ngo nabo uyu munsi ubahe gufata icyemezo, kugira ngo nabo bafate icyemezo cyo kugaruka mu kiliziya, kugira ngo nibahabwe isakaramentu n'abana babo bagahabwa batisimu, izo ngabire zose zirumbutse ubuzima bwo gushaka kwawe mu ngo zabo. Mana Roho Mutagatifu, ngwino uhe ingo kumera nka Yosefu na Bikira Mariya na Yezu. Urugo rutagatifu rw'i Nazareti rubabera icyitegererezo, maze uyu munsi buri rugo rupfukamye hano rutahane na Yezu na Bikira Mariya maze na Yosefu, kugira ngo urwo rugo rutagatifu rubabera impamvu yo kumenya kwihangana. Barihanganye igihe bari bategereje kuvuka kwa Yezu, barihanganye igihe bari bagiye mu Misiri, barihanganye mu myaka 7 yo mu buhungiro, barihanganye igihe bagarutse i Nazareti bagahera kuri 0. Bikira Mariya yagumanye na Yezu kugeza igihe agiye kwigisha ku myaka 30. Ibyo byiciro byose by'ubuzima n'icyiciro buri muryango uzajya winjiramo uzabahe kwihangana nka Yosefu na Bikira Mariya. Urakoze Mana Roho Mutagatifu. nari ifite ishusho y'ibiti bitandukanye biri mu busitani, ariko hakaba harimo ibiti ubona bifite imbuto nziza. Ibyo biti byari biteye ahantu ku mugezi, hanyuma ubona harimo imizi 2 ishora mu migezi. Umugezi umwe nibyo nabonaga bifite imbuto nziza, ibindi bishora mu migezi 2 itandukanye nabonaga bifite utubuto tubi. Numvaga Nyagasani rero ari kongera kuvugurura ubumwe bw'abashakanye kugira ngo bashe kwera imbuto nziza. ubwo buhanuzi ndabuhamya muri iri jambo mpawe muri Ezekiyeli ubwo buhanuzi ndabuhamya muri iri jambo mpawe muri Ezekiyeli umutwe
umutwe wa 47 aho umutwe w'amagambo ugira ngo isoko y'amazi yavubukaga mu ngoro. Ubwo aranjyana no ku muryango w'ingoro, nuko mbona amazi yavubukaga munsi y'igitabo cy'umuryango w'ingoro aherekera mu burasirazuba, kuko ingoro nyine yarebaga mu burasirazuba. Ayo mazi yatembaga agana iburyo bw'ingoro akanyura mu majyepfo y'urutambiro. Uwo muntu aransohokana anyujije mu irembo ryo mu majyaruguru, antambagiza aho hanze kugeza ku irembo ryo hanze ryarebaga iburasirazuba. Ndebye mbona ya mazi atemba agana iburyo. Ubwo wa muntu agenda yerekeje mu burasirazuba apima imikono 1000 akoresheje umugozi yari afite mu ntoki. Hanyuma aranjyana anyambutsa ya mazi yageraga mu bugongo mbari, arongera apima indi mikono 1000, ari nako anyambutsa ya mazi yageraga noneho mu mavi. Iryo jambo ni rirerire. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 42 kugera ku 47, Nyagasani arababwira uko mugomba kubana mu ngo zanyu. Bahoraga bashishikariye kumva inyigisho z'intumwa, gushyira hamwe kivandimwe, kumanyurira hamwe umugati no gusenga. Abantu bose bagiraga ubwoba kubera ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye byakorwaga n'intumwa. Abemera bose bari bashyize hamwe, n'ibyo batunze byose bakabigira rusange. Bagurishaga amasambu yabo n'ibintu byabo bose, bakagabana ikiguzi cyabyo bakurikije ibyo buri muntu akeneye. Iminsi yose bashishigariraga kujya mu ngoro y'Imana bashyize hamwe, bakamanyurira umugati muhira, bagasangira mu byishimo no mu bwiyoroshye bw'umutima. Basingizaga Imana kandi bagashimwa n'abantu bose, nuko Nyagasani akagwiza uko bukeye umubare w'abacunguwe. Yesu arasubiza ati, ndakubwira ukuri koko, umuntu atavutse ku bw'amazi no ku bwa roho ntashobora kwinjira mu ngoma y'Imana. Icyavutse ku mubiri kiba ari umubiri, n'icyavutse kuri roho kiba ari roho. Ijambo ry'Imana. Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Nyagasani akomeze yuhire imiryango yacu, imiryango imukikije, kugira ngo ikomeze itange ubuzima, ikomeze igire ubuzima, n'abayigenda bakomeze bakira ubuzima. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira.